ufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya karande zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera karande uhora ubengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka Karagwe k'Abahinda gufashe. Hamagara 0780 45 42 66, ni 0780 45 42 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kamiza miryango zakuzengereje. umunyezamu wasa ari mwizamu umurego ubona se nuzari gutaba ari guhande gasonga agomba kumuha n'umuntu urabona hano utapaza umunyezamu nta mukino umutapaza icyo mfite nk'impungenge cyo ni kimwe, ni ikintu cyitwa gusevinga. Umubiri afite tayi afite biragoye ko bavuga ngo yagusevinga, kandi no ku makuru mfite no ku mutoza yavuze ngo ni umuzamu ushobora kuba wakwihanganira yabaye ari umunyarwanda, ariko kuba ari umunyamahanga atwara umwanya w'umunyamahanga atari umuzamu ukora diferanse cyane ku bahari, nicyo kibazo ubundi nazo ntabwo byagira ku kigero cy'uko amahitamo ye arakubwira ati umuzamu umusinyishije umwaka umwe mwaramwishyuye, nta kuntu mwaganira mugatandukana mugashaka undi muzamu. gusa byashoboka nyine akabyemera ariko kereka ariko yabyemera daba kuko umutozo we n'urwo rwego agezeho. urumva Bonere we yagiyemo, none Bonere we sevinze na baro nk'ebyiri, ariko noneho baro zose bakahita ziranze, kandi ubundi bakubwiye ko iyo uranshe baro kuri kidegaje 70% baro ubundi witakaje. hariyo Olivier yarangije amasezerano zasoza mu kwa mbere kwizera muri Iraq zasoza muri Iraq yanongera imyaka myinshi ashaka kuba yarongera amasezerano, nzi ko nabyumvise ariko ashaka kuba yarongera igihe cyari za ngaruka none sasa n'umutoza abari bo byikora burya umutoza yagize uruhare mu kumusinyisha. aya nagageze umutoza yaba kategori umutoza wanamurekomanda bitewe n'umuntu uzi ni cyo cyane abana cyo mvuge nuzanarwa no kuvuga ngo reka gerageza zamura isubona ko aguye ari abana kindare saba desi cyane afite icyo kintu ko abantu batari kumwemera, noneho banamuvanye muri match Bonere yinjiyemo mukomera amashyi tubona ko Tamare bibaye cyo umunyezamu yatakaje confidence. Witwa Joaquim Ojera yaje aramubwira ati nta cyabaye birashoboka cyane, gusa witwa Simon Tamara afite akazi kenshi ko gukora pe, nicyo kintu kigaragara ruhere kuri icyo cy'umuzamu. Hanyuma igice cya kabiri abo binjiyemo ngira ngo n'uwa Aruna Musa nagarukagaho, kuko Aruna Musa hari ahantu Yusefu yatakaje umupira ya mipira itivamo igitego. Aruna Musa yatetakana nziza, benshi babonaga ashobora kuba yarakoze na penalty yari ku murongo ararwatu byageze akina umupira, abantu bose baravuga bati ibyo byose ngira ngo niho byanahere bavuga bati twitwa Aruna Musa ni umukinnyi mwiza, uburyo yamburamo baro, uburyo apasamo baro Musa ni umukasiro ku rundi rwego rwose, ko akunda abantu bajyaga bavana ngo urabona ngo impamvu ngo abanzamo ngo nukubera ngo karitizi nizi Musa ni umukaseri. Equipe ya Sport sinzi kizana mugumana imyaka 2 aratera sezimwe niba imikino wenda nk'impuzamahanga ukagera muri kujya nko mu matsinda araza kugurwa n'ikipe ikomeye. Ibyo byarakemutse se ubundi Aruna Musa azakina nta kibazo byarakemutse cyane. Aruna Musa Majaliwa, hanyuma uwitwa Yusuf Lahibi indi chapitre bavuga ngo bigeza uwitwa Yusuf Lahibi yewe amakuru mfite ko nabyumvise ntago birarangira. Okay. Yusuf Lahibi nawe yatangiye ahuzagurika, ubona ashaka kuza kudefana, ariko yaje kugira ko caramwe ati noneho bibaye byiza ntongere kurenga uyu murongo ikintu usubira imbere, ariko yacenze abahungu b'abarundi nawe muri no ntoza style vitaro kinamo agoma kwacenga rwose ama espace yakina yacenze abarundi usa nk'ari utarwishimye, ariko witwa Ojera pass ya Muhengo bimeze bite? Eseno yahushije ibitego, nango Eseno umuntu bita Yusuf Lahibi yamuhaye imipira nk'itatu harimo n'uyungu wa kane yatsinzemo igitego, ariko ni nko kumwirukanira. Hari ahantu yari iminya abantu aragenda rumuha arafunguka ajya muguye nko ku cyuma. witwa Charles Bari ntacyo muri kumuvuga. Charles Bari ntabwo yakinnye. Ntabwo yakinnye. Charles Bari afite akavune baramukandagiye mu myitozo, ariko kuwa kabiri niba kinana na Gorilla azakina. Sejo se
kwa kabiri nimba kuko match nibayikonfirma kuri hari Sinabonye rasa nkaho yabaye confirmed na. saa 12 rero turi kubona Serumogo se kagakoryo kanje yakakoze neza korora agapira kubona gutera cross rwose agenderaho yakafinyuye ariko umuntu bita Joachim Ojera ni ishanyarazi mugani kari electrico cyane kinjiye mu kibuga ngira ngo amantuza urebye amakati babyita ngo harya kati mu Kinyarwanda ni nk'iki kwa kuri traversa akugira ngo utange pass yambuka hakurya wowe ukayambukana hakurya ahubwo ukayijyana ukayigerezayo n'urundi rwego musore bita Joachim Ojera ngira ngo wakereye n'ubwo buryo bwavuye mu gitego cya kabiri byose bigaragara ko witwa Yosef Rahbi witwa Ojera witwa Majaliwa witwa Ifaso kugeza ubu nta gindutse bagomba gukora abaturema David Seno bayimuha ya mbere yari inoza mabonye ntago kawe kase none hari ndi yahaye Seno kuzure kopi zaryo kweli kuzure hano bamukubise pa ingi ya Arsene yacenze umuntu amugeza muri box kopi zaryo spere kopi hazashya kuzure rero witwa Yosef Rahbi wa Rayon Sport ngo yegereye Etoile de l'Est bagurane umuzamu bagurane bibongereho amafaranga wese yabyemera wa muzamu w'umuganda biremewe ese bari babandikisha biremewe question licence nta question transfer aha ni kare kabatsindishije Kamufieri ahangaha ni boneri ya service ariko kare kabatanze cyane niyo mpamvu umutoza simubwira ati ndavuze pressing nyine ya Sefu yambwiye ati ndavuze ngo ntongere kurenga umuntu Sefu yagutsindisha udacunze neza ariko nanone ni ibindi aza umupira rwose w'abafana kandi aza umupira nyine wo kuryohereza abantu afitemo amakosa menshi mu mikirere ye umutaramu yawurengeje ariko hari ahantu yakuriye urana rurisari hari ahantu yakuriye akantu k'aga step over ya umuhungu aratoroma bafiyire kure mu kanya gato igiye kwitizaho yayihaye Seno arayifunga abantu bari kuri stade bifashe ku munwa n'abati aha dore ngaho reje do wese no wawe oya nakabonye se gacenga oya nabonye neza nawe kabonye Afrika garura icyo mbonye neza oya reka zure oya kagarure ongera garureho yongera garureho dore nahangaha do ariko rero yarahagaze ahantu nabi ntago ari nawe namurenganya ko kirase cyane oya ese no kwikontorora ariya nakonde nese ariko oya ibaro umwataka arayikontorora akaprotege we naniyo yakora cyo ari ntabwo yahita atsinda ese no ni ibibazo ese no ni ibara ese no zajya nagaze bisetsa abantu baje ku kibuga witwa Boneri abahagaze neza nagezemo ajyamo sino bakuze se ya Sefu ari kwa ya Sefu bari kwa ese ariko ikipe sha ari ikintu ndi kwibaza mutarakomerezaho bitaro tutabeshyanye yigeze kuba ikipe ikomeye ariko umunsi tuvugana ni makipe adakaze cyane Burundi nuko kuba adakaze cyane muri byo ikaba itakabaye nko mu nzani wo gupimiraho ikipe nka Rayon Sport igiye muri Confederation reka mbaze mbirangize ndahera ku bintu byinshi harimo ko hari abakinyi b'ingenzi harimo ko kunura kapitene wabo batari bagiye bivuga ngo ikipe z'i Burundi ko zimeze nuko nabamuru basanga arabuze nk'abantu batandatu muri make ubwo Rayon Sport ntiyaba yashije igikenye n'ubwo itacyashije neza ikibeshya ko ibintu byose ari barabara muri rusange nko ku kigero kinini kubarebye analyse yanjye ikipe yitwa Vitaro isa nk'iyari kiri muri competition kubera cya gikombe baheruka gutwara